ibyo byose tubifashwamo na Kristo, ndetse nta n'umuntu n'umwe utabizi ko Imana iri mu ruhande rwacu. Imana iri mu ruhande rwacu. Rero inama nagira aba YouTube channel ya mbere ni iyi ngiyi: dukoreshe imbuga nk'abantu bafite mu mutwe, mbese muri make hari ukuntu tujya dukoresha imbuga rimwe na rimwe tukazikoresha dusebyanya. Biriya bintu ntabwo biryoha. Dufata ikiganiro ku bandi bantu, biriya bintu ntabwo bijya biryoha. Mbese hari ibintu usanga bitaryoshye bituma tugenda dusebya YouTube channel, ku buryo dushobora kugira gutya tukazisanga YouTube channel zacu twarazisebeje ku rwego rurenze cyane rwo hejuru. Ariko inama nagira aba YouTube channel, mureke tuzikoreshe nk'uko twazihawe. Wenda nanakunganiyeho gatoya, abantu batekereze ko abantu bakoresha YouTube channel akenshi ni abantu baba barize, ni abantu bajijutse, ni abantu b'abanyabwenge. Iyo utangiye kuzana rero inkuru zo gusebanya, inkuru zo kubeshya, guhimba inkuru ngo urimo uratwika, ni ibintu bituma abantu batakikugirira icyizere. Ugasanga n'abagukurikiraga batangiye kuyoyoka, batangiye kugenda, za views zirabuze, za subscribe zinabuze, ziragiye. Rero ni byiza ko umuntu nimba agiye gutambutsa ikintu kuri YouTube channel, kandi nongeye kubaha ikaze mwese abakurikiye Icyumba TV. Uyu munsi twongeye kwakira umukozi w'Imana Saidi. Tudatinze reka tumuhe ikaze, abasuhuze, yongera nabibutse mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Amazina bayavuze ni Saidi Dushimira Imana, cyangwa se Dushimira Imana Emmanuel. Ndi umusore mu rugo n'Ikigali no ku giti cy'inyoni. Murakoze cyane. Imana ishimwe cyane. Rero Saidi, tunejejwe no kukwakira. Umaze kuba umuntu uzwi kuri icano, kuko ariko nta yandi macaro ugikunda kuvugaho ubutumwa. Channel zirahari. Cyane nkunda gukoresha Abayo TV. Abayo TV nyikora ibiganiro byinshi cyane, ubuhanuzi, nambutsa message, ivuga butumwa. Abayo TV ndayikorera cyane. Ikindi channel nakoreye ni Iramiro TV. Aho hose ariko ahantu nsanga cyane ni kuri Abayo TV. Rero hari message uzaniye aba YouTubers, kuko nyuma yo kuzenguruka kuri ayo macano menshi uvuga Imana, hari message ufite ku bantu bakoresha YouTube. Ariko kugira ngo tugere kuri iyo message ugiye kubahereza abantu bafite ama YouTube channel, abantu bakunda kuvugira ku ma YouTube channel, ndagira ngo muze mwumve ino message Saidi abazaniye. Ariko mbere yuko ayitambutsa, reka banza senga Imana ubundi tuze abagezaho message afite kuri abo bantu bakoresha YouTube. Murakoze cyane. Reka dusenge, buri wese nawe maso dusenge. Mana, turagushimye kandi turaguhimbaje. Uri Imana yo kwiringirwa, kandi Imana yo gutakambirwa, uri inyembaraga. Turaguhamagaye Nyiringabo, Mwami Imana. Uyu mwanya wa none, Data wa twese, turi imbere y'ubwiza bwawe, turi imbere y'imbaraga zawe, ushobora byose, wowe kwiringirwa, wowe gutakambirwa. Turakwinginze zoni bini vone staseno ni wayasire totala wile lebone sta. Turagutakambiye Nyiringabo, Mwami Imana. Ongera wururuke, ongera uze wigaragaze, ongera uze wiyerekane kuri icano. Data wa twese, ukurikiranye iki kiganiro wese, Nyiringabo, Mwami Imana, musabe umugisha, kubera ko uri kumwe natwe. Data wa twese, ni wewe nyine duhamagaye, niwe turaritse, Mwuka Wera wawe naze abana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rero umukozi w'Imana, reka duguhe ikaze, ugire icyo ubwira abantu bakoresha YouTube channel. Murakoze cyane. YouTube channel ni urubuga rwiza cyane. Za TikTok, Facebook, WhatsApp, izo zose ni imbuga zicaho ibiganiro bisanzwe ndetse n'ibiganiro by'Imana. Ariko uyu mwanya wa none, kubera ko umuririmbyi yaravuze ngo kubana kwiza kwabo barahugurana kugira ngo be kugwa mu cyaha, ntabwo ngiye kugira inama aba YouTube channel bavuga iby'Imana gusa, hari n'abavuga ibisanzwe nk'amakuru n'ibiki. Ariko numvaga ibyo byose tubigezwaho n'iki? Tubigezwaho n'Imana, niyo idushoboza byose. Ijambo ryavuze ngo tubozwa byose na Kristo ugira gute imbaraga. Rero izo mbaraga duhabwa na Kristo nizo ziduha gukora ibyo biganiro, izo ndirimbo, ibyo byose tubifashwamo na Kristo, ndetse nta n'umuntu n'umwe utabizi ko Imana iri mu ruhande rwacu. Imana iri mu ruhande rwacu. Rero inama nagira aba YouTube channel ya mbere ni iyi ngiyi: dukoreshe imbuga nk'abantu bafite mu mutwe, mbese muri make hari ukuntu tujya dukoresha imbuga rimwe na rimwe tukazikoresha dusebyanya. Biriya bintu ntabwo biryoha. Dufata ikiganiro ku bandi bantu, biriya bintu ntabwo bijya biryoha. Mbese hari ibintu usanga bitaryoshye bituma tugenda dusebya YouTube channel, ku buryo dushobora kugira gutya tukazisanga
YouTube channel zacu twarazisebeje ku rwego rurenze cyane rwo hejuru, ariko inama nagira aba YouTube channel mureke tuzikoreshe nk'uko twazihawe. Wenda nanakunganiyeho gatoya, abantu batekereze ko abantu bakoresha YouTube channel akenshi ni abantu baba barize, ni abantu bajijutse, ni abantu b'abanyabwenge. Iyo utangiye kuzana rero inkuru zo gusebanya, inkuru zo kubeshya, guhimba inkuru ngo urimo uratwika, ni ibintu bituma abantu batakikugirira icyizere, ugasanga n'abagukurikiraga batangiye kuyoyoka, batangiye kugenda, za views zirabuze, za subscribe zinabuze, ziragiye. Rero ni byiza ko umuntu nimba agiye gutambutsa ikintu kuri YouTube channel, niba ufite YouTube channel, kino kintu cyumve neza, menya ko abantu urimo kubwira ari abantu b'abanyabwenge. Kubafera cyangwa se kubashukashuka ukavuga ati reka mbone views z'uyu munsi ukazana inkuru yo gutwika ariko ari nibihuha cyangwa uri gusebya mugenzi wawe, nyine bazakureba uwo munsi ariko bakurebe barimo no kugusezeraho bigenda. Niko bimeze pe. Ni byiza rero ko umuntu ashaka ibintu bifite ireme kandi wumva kuri kubwira abantu bafite ubwenge, kandi nanone ugaharanira ibintu bizatuma koko abantu bavuga batariko reka tujye tuza dusure Icyumba TV, tuze dusure Simbi TV, tuze dusure Irene cyangwa se izindi channel zitandukanye, tuze twumve ibintu biriho, kuko abantu benshi bagiye bazamura amacano yabo ukabona razwi hano mu Rwanda cyangwa se aranakomeye, nuko byanze bikunze hari ibintu bafite bifatika byatumye abantu babakurikira bavuga bati bano bantu batugezaho ibintu biri karite, bituma babakurikira. Nawe rero nimba urimo gufungura YouTube channel muri aka kanya, nimba cyangwa se ufite channel kiri hasi, gerageza gushaka ibintu biri karite bizatuma abantu bagira gute, nyine babona ko ufite ibintu bifite ireme, bifite n'icyo kibimariye. Ubu nkange reka nkubwire, ndi umurokore pe, ariko buriya nkunda gukurikirana YouTube channel ya Diane Teta kubw'indirimbo nziza numva aririmba. Hari indirimbo afite ngo nasanze yimereye neza, yigisha iwacu muri komine. Iyo yasanze nimereye neza yigisha iwacu muri komine, indirimbo ndayikunda. Ubwo wabona ubwe ngo ni nyiririmbe. Nanone iriya ivuga ngo mugabo wanjye, mugabo nkunda, ngarukira sinagusenze, disi nagusanze nisanga, kuva mu bwangavu no mu bukumi bwanjye. Iriya ndirimbo nayo ndayikunda cyane. Nk'iyo ni channel mbayeho urugero. Indi channel nabaho urugero yindi ni channel yitwa Abayo TV, nkunda gukorera cyane. Iriya channel nayo ndayikunda cyane. Nayo ndakubwiye ngo uyicaho amakuru, mbese nawe wigezeho uhita wumva koko pe nimba ari channel yaguhereza inzira y'urugendo cyangwa se yaguhereza amakuru ya nyayo afatika. Naho amakuru nayo ukayashakira gahunda nyine ukareba nimba uko amakuru nyine afite gahunda, kandi ugasanga n'ubundi wanamugane nk'uko izina ryayo rivuga ngo Nabayo, nyine n'ubundi Nabayo yabamenye iki. Nabayo ibintu by'iyobokamana ukabona nyine ni nko mu rusengero. Yego, abantu birinda ibintu, ntiwasanga abantu bambaye imyenda y'urukozasoni, ntiwasanga abantu ntabwo ibyo hoya ngo kugira gutenga barazunguza ibintu oya, naoya ni ibintu byo guhugura mu rugendo rujya mu ijuru. Abantu bavuga ngo amanyashi ibiki bariya nabo rwose banangaje. Hari ibintu binangaza rero buriya, sinzi nimba ariko n'abandi babibona, ariko mu by'ukuri kugira ngo umuntu azamuke cyangwa se channel yawe izamuke, ntabwo bisaba utwikishije ibintu bidakwiye gutwika. Sinavuga ko nk'umuntu uri indirimbo sinamwita umunyabyaha. Bariya abantu nabo hari indirimbo usanga nyine zirimo inyigisho pe, zitwigisha. Nshobora kubwira ngo ndumurokora ko nkunda indirimbo z'isi za kera ngenda nazikunda cyane cyane, ariko uko zibamo inyigisho zirenze cyane, ntabwo ari nk'izo turirimba ubu ngubu. Usanga zirimo inyigisho zikomeye. Hari uwigeze kutunyura harimo arazumva, umwana twari turi kumwe ahita museka, aravuga ati muzajya mubura kumva iby'iwanyu, mujye kumva ibintu by'abazungu mutazi icyo bisobanura, ibintu utamenye injyana yabyo. Ibyo byose iramenya ngo bisobanura iki, ariko nkajya ngo kubera ingoma undi bucurage muri ampuri bigakubita cyane, nkajya ngo bicuranga njye ibintu bitamereza
inyigisho bibaho ntabwo napfa kugira ko iyo ndi kubwiriza cyane nkunze kwifashisha nk'indirimbo mu ivugabutumwa ryanjye ijambo ry'Imana wumvise reka nkubwire nabibabwiye buri ushaka kumenya gusirimba ntabwo ubyina jugumira hoya iyo ushaka kumenya guceza nibwo ubyina jugumira naho n'abandi mu rusengero ndimo ndasirimba amakara kenda gushwanyuka yo mu rusengero ntuzagire ngo ibyo narabitoraguye hoya ibyo nabyitoreje ku ndirimbo zabyo naho usanga ndimo kubyina jugumira uzamenye ko nabyitoreje kuri jugumira nyine nkuko bayivuga none se Said ngiye hari ikintu maze iminsi ndi kubona urabona iyo abantu bazanye inkuru zo gutwika inkuru zo kwiyambika imyenda y'urukozasoni usanga abantu benshi bakurikira YouTube bazikurikirana cyane kurusha uko bakurikira izijyanye n'ijambo ry'Imana ugasanga nimbuje ukavuga ati wenda iri ni ijambo ry'Imana n'urugero dashatse titire nyine ngo yayi ningiraza gutwika ngwenda ngo pastor yamukubise ikintu gutya ngo birahinduka gutya ugasanga abantu ntibabirebye ese ubona zino nkuru ko zigenda gutya nimba ari inkuru zivuga iby'Imana nabi cyangwa se iby'abakozi b'Imana nabi usanga zitrendinga zikarebwa cyane nyamara inkuru zo guhugura abantu z'ijambo ry'Imana zo ukabona ntizirebwa ese ubona bira bintu biterwa n'iki erega buriya ari ikintu bita imyumvire ya muntu icyo umuntu yimitsemo muri we ntabwo yabura kugira gute kucyubahisha abakwiye kuzajya bareba izo nkuru zivuga ku by'Imana bazajya bazireba bitewe n'icyo bazikurikiyemo abakwiye kureba ibyo bindi nabyo rero bindi by'urukozasoni cyangwa se by'iki nabo biraba bafite icyo babikurikiyemo kandi burya nyine Satani pastor atubwira ngo buriya kwambara ipantaro z'ibifuka ahangaha ntabwo ari icyaha atari ko njye sinabyambara bivuze ngo ubyambaye ntabwo ari icyaha pe kuba byambaye ariko njye sinabyambara ubwo igisubizo ntakiguhaye ureka wenda tureke gutinda kuko uyu munsi dufite iminota mikeya wenda tuzongera tugire umwanya wo kuganira ku buryo burambuye yego reka tutange message twifuza guha abantu bakoresha YouTube mbere na mbere Imana simvuze ngo wenda nuko ukora ibintu bijyanye no gusenga cyangwa se ukora channel yawe ijyanye no guhugurana ariko mbere na mbere menya ko Imana ikwiye kubanza imbere Imana niyo ya mbere uvuga ngo ibintu ukora nubisengera warangiza kubisengera ukamenya ko ugiye kubihereza abantu b'abanyabwenge byanze bikunze YouTube channel yawe reka nkubwire twebwe dukurikirana YouTube channel turi abantu bajijutse pe umuntu basha kwegura smartphone se none se dukurikirana YouTube channel turi abantu basobanutse ariko mwana ngo ujye muri ibintu bisobanutse turasobanutse pe TV zazindi ziba mu nzu binini cyane cyangwa abakurebera kuri iPad abakurebera kuri computer urumva nyine n'abantu bajijutse nta n'umuntu uciritse regurimo nta n'umuntu uciritse message yatambutse abantu babyumvise ko bagomba kumenya ko abantu barimo kugenera ibintu abagenerwa bikorwa n'abantu b'abanyabwenge n'abantu bazi kwanariza n'abantu bazi gusesengura reka kubahereza ibintu nk'urimo guhereza abana bo muri Gardien ahubwo menya ko ari abantu bakuze kandi bajijutse ngiyo message twifuza kugeza ku bantu bafite YouTube channel mumenye ko abantu muha ibintu ari abantu bajijutse rero reka tugere ku musozo dusenga Imana nta bintu byinshi turaza kuvuga Imana iguha umugisha mukozi w'Imana murakoze cyane reka dusenga Imana turagushimye kandi turaguhimbaje uri Imana ishoboye byose uri Imana yo kwiringirwa uri Imana yo gutakambirwa turakwinginze muri ano masaha rero nyagora ku ngoma twari turi mu kiganiro uwera wa Isiraheli turakwinze gugishyigikire data wa twese usagiye itangiro ndetse ugiye n'iherezo kizarebwe kubera ko Zone Binivone Station ni wa Yasire tuyishyize mu biganza byawe tugishyize mu maboko yawe uzigaragaze nk'Imana noni wa totala wilele bonesta uzabikore data ubikora kwibayisha shoboye byose nyagora ku ngoma aha ni ku Cyumba TV turakwinginze data wa twese ku Cyumba TV ongera uzamure no channel kubera ko ushoboye byose ku Cyumba TV dusengera bose bagikurikirana mu izina rya Yesu ubaho umugisha kusho byose mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze cyane Imana ibaho umugisha ibiganiro nk'ibi nakagaruka ku Cyumba TV.